Amahoro ya Kristo nabane namwe nshuti zanjye bavandimwe aho muri hose umwami Imana abaho umugisha. Ndabakunda cyane cyane mungaragariza ko turi kumwe, mungaragariza ko munkurikirana n'ukuri pe umwami Imana abaho umugisha. Aho muri hose ndabasuhuje, ndabahobeye cyane nubwo tutari kumwe ku bw'amaso, ariko ndabizi neza ko ku mutima wanjye n'Imana yanjye irabizi yuko mbakunda kandi mbazirikana. Amahoro y'Imana akomeze kubagwiraho aho muri hose. Uyu munsi rero nongeye kugaruka kugira ngo twongere tuganire. Ndashaka ko tuganira kuba bugufi bw'Imana, kuba hafi y'Imana. Iyo uri hafi y'Imana, yewe n'ukuri pe ntago ibintu byose bipfa kuza ngo biguhungabanye uko byiboneye. Ariko iyo utari bugufi bw'Imana, ari ukuntu ugira amajwi agusura. Je nibuka rimwe hari igihe byigeze kumbaho, bangira ngo nibura mbwira abantu bashobora kuba bari mu bihe bitari byiza kugira ngo mbakangurire kuba bugufi bw'Imana. Kuko iyo uri bugufi bw'Imana wumva muri wowe amahoro, wumva nibura hari igihe usoma muri Bibiliya cyangwa nibura ukajya no mu rusengero wakumva n'ijambo bigishije cyangwa ubwawe waryisomera ukongera kumva amahoro aje mu mutima wawe. Rero amahoro atangwa na Yesu, amahoro atangwa n'Imana. Ntago abantu batanga amahoro. Abantu baguha amafaranga, umuntu yaguha ubutunzi, umuntu yaguha imyenda rwose, ariko ntago yaguha amahoro. Amahoro rero atangwa n'Imana. Ayo yonyine yo mu mutima, amahoro yo mu mutima yuzuye. Niko umuririmbyi yavuze ngo amahoro Yesu aha abantu be, ngo ntagira akagero, ngo ntarondoreka. Ayo niyo nje kuvuga rero, amahoro Yesu aha abantu be. Iyo ufite amahoro wahawe na Yesu, mu by'ukuri iyo ikintu kije wumva kitapfa kuguhungabanya, kuko ituvuga uko bimeze kose. Nubwo ye wambuza amahoro, nubwo uyu munsi wantesha umutwe, nubwo wambwira ibyo ushaka, ariko mfite amahoro ya yandi Yesu aha abantu be. Muvandimwe nshuti yanjye, ndagira ngo uyu munsi wowe warubuza amahoro utangire kwinginga Imana kugira ngo iguhe amahoro yo mu mutima. Iyo ufite amahoro uhabwa n'Imana, niyo waba wumva utari burye, uravuga utari kuko biri kose ndanyuzwe n'umukiza wanjye kuko nkunda kandi ndamahoro, kuko namenye neza ko ufite amahoro atangwa n'Imana ibije byose abasha kunyurwa nabyo. Je nibuka rero igihe kimwe nanjye ubwanjye nubwo ndimo kubivuga, ariko hari igihe kijya kigera hahandi wumva ubuza amahoro muri wowe. Je nibuka ni kera, ngira ngo ni kenshi tujya tukunda kuganira, nkavuga imirimo y'Imana, nkavuga ibitangaza Imana ikora, nkababwira ukuntu Imana yangiriye neza. Nanjye nubwo nkiri kwisi ndacyahura n'ingorane, nubwo ndi kwisi ndacyahura n'intambara. Ubundi hakemuka bimwe ariko hakaza ibindi. Ntago rero wavuga ngo kuko hari bimwe byakemutse ngo buranga ibintu byose biratunganye. Oya, kimwe gishobora kuvaho wenda cyari gikomeye cyane, ariko nanone kuko ubu kiri kwisi kandi ukiri kwisi y'intambara, ntago none bavuga ngo intambara uzazibura. Rero njye nibuka igihe kimwe nari mbuza amahoro pe, nari mbuza amahoro, nkagira agahinda ko mu mutima, nkumva mfite intimba, nkaba nicaranye n'umugabo cyangwa yenda turi mu nzu, turi mu buriri turaryamye, twariye tuganira nta kibazo twari dufite, ariko twagera mu buriri hafatwa n'agahinda. Icyo gihe ntago amahoro yayandi Yesu aha abantu be nari nyafite, numvaga ntayo mfite pe, kuko iyo ufite amahoro Yesu aha abantu be ntago ugira agahinda ko mu mutima. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimba ubabaye usenge, nimba wishimye usenge, uririmbe. Ibyo ni ibintu bizana amahoro yo mu mutima. Ubundi nimba ugize igihe wumva ufite agahinda, fata ijambo ry'Imana usome. Nimba ufite Bibiliya, nimba utanayifite ushobora gutangira ukaririmba. Byanze bikunze ntago wabaho mu matwi yawe utarigeze wumva ijambo ry'Imana cyangwa utarigeze wumva n'indirimbo basi. Niyo utabi y'Imana yewe ngira ngo ahari ushobora kuririmba indirimbo ariko ukumva mu mutima wawe harakeye. Igihe rero uri mu bihe wumva utabasha no kuririmba, burya agahinda kaba kagusuye, kandi kenshi ya mahoro yayandi Yesu aha abantu be aba yagiye hirya gatoya. Ndagira ngo ngukangurire kugira ngo ujye uharanira igihe cyose kuba amahoro yo mu mutima, uyaharanira nawe ubwawe. Igihe cyose wumva ko hari ikintu na kimwe gishobora kuza kikakubuza amahoro mu mutima wawe, ujye ugikumira ukigize hirya. Kuko iyo wamaze kubura amahoro yo mu mutima, nibwo utangira gufatwa n'agahinda.
igihe cyarageze mfatwa n'agahinda, nagera mu buriri nkaturika nkarira, agahinda kakanyica, nkumva mfite ishavu, nkumva mfite agahinda, umugabo akumva ndahigima inyuma ye, ati se bimeze gute, nkamubwira ahubwo yambaza ngo byagenze gute, nkarushaho kurira. Nari mfite agahinda ko mu mutima, ariko nyamara utapfa kumbaza ako kanya ngo agahinda ugatewe n'iki, ntago nari bupfe guhita nguha igisubiza ako kanya. Gusa numvaga mfite agahinda nkababara. Ndibuka hari igihe kimwe cyageze twaba turi kumwe twicaranye, nkajya numva umutima wanjye wenda gushwanyuka. Ibi ndabivugira kugira ngo nawe uyu munsi ushobora kuba uri mu bihe nk'ibyo nari ndimo icyo gihe, kugira ngo nkurangire inzira ushobora kunyuramo gato ukabona amahoro. Igihe cyagera twicaranye, nkumva umutima wanjye urenda gushwanyuka, hagira agahinda kenshi, nkagira intimba. Nta muntu twatonganye, nta muntu twabwiranye nabi, oya, njyewe ubwanjye gusa nyine nkumva mfite agahinda, nkumva ndenda kurira. Noneho nkajya mbwira umugabo, ibi ngibi iyo mbivuga ntago bintera isoni, kuko ni Yesu yangiriye neza, nanjye yampaye amahoro yo mu mutima, kandi ntago nari nyafite. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire nawe wumvaga yuko ufite agahinda, wumvaga ufite intimba, wararagurira, ndagira ngo nkubwire ngo Yesu atanga amahoro. Amahoro atangwa na Data wa twese, nta wundi muntu waguha amahoro pe. Umugabo wawe ushobora kumwiringira ko ntaguha amahoro. Umwana wabyaye iyo uri mu gahinda, ntago umwana wabyaye ntago yaguha amahoro. Oya pe, na nyoko wakubyaye ntiyaguha amahoro, ariko amahoro atangwa n'Imana. Icyo gihe rero nageragaho nkumva umutima wanjye ukambwira, ndetse nawe nkanabimubwira, nkamubwira ngo ndumva nshaka kwiruka kugira ngo nduhuke. Twe dutuye ahantu muri santere nini cyane, umutima ukambwira ngo nirukanke nshyize induru ku munwa, kugira ngo numve ko nibura ibintu biri mu mutima wanjye byabasha gusohoka. Nkamubwira nti ndumva ngiye kwiruka. Numvaga narabuze amahoro, nta mahoro nari mfite. Numvaga mfite ibintu bimboshye, nkumva mfite intimba, naba nicaye ndimo kurya nkaturika nkarira, naba ndyamye nkaturika nkarira, neza numva nabuze amahoro. Nkamubwira ngo wambabariye nkiruka. Nkamubwira ngiye kwirukanka, kandi niruka ndashyira induru ku munwa, kuko nibwo ndi buruhuke. Akambwira ngo oya, ngo ihangane, ngo wikirukanka, ariko giye nkumva ndashaka kwirukanka. Icyo gihe rero nakomeje kwegera abantu basenga, enda nk'umuntu w'inshuti yanjye, aho nigeze kwigisha ku kintu bikivuga inshuti, gukumbura umuntu. Kwa kundi inshuti gukumbura rero ikaza kugusura, nanjye nagiraga inshuti zinkumbura zikaza kundeba. Yahagera nkamubwira ariko ndumva mbuza amahoro. Twavugana amagambo abiri nkaturika nkarira. Nari mfite agahinda kenshi cyane, numva ntazi ikintu kizamara agahinda. Agahita ambwira ati ngwino twigire ku rusengero, cyangwa akambwira ati ngwino twisengere, cyangwa kukanya agahita aterura indirimbo ati ngaho reka turirimbe. Nukuri bantu mwagize uruhare mu kugira ngo agahinda kanjye kagende gashira. Imana ibaho umugisha. Igihe cyose uzajya ubona umuntu ari mu bihe bitari byiza, ntukajye umuha akato, ntukazajye wumva ko yasaze, ntuzajye wumva yuko isi yamurangiriyeho, ahubwo wowe waba umuganga we, ahubwo wowe wamuvura. Birashoboka yuko umuntu hari igihe kijya kigera akumva yaba mu bwigunge, ukumva ntushaka umuntu n'umwe, kuko giye byambagaho nkajya mu nzu nkikingirana. Ako Yesu ni mwiza, atanga amahoro yo mu mutima. Nawe ndakwifuriza kugira ngo wegere Imana, nawe guha amahoro, nawe guha amahoro yo mu mutima. Njya mbyibuka kera, hari nari mfite nk'imyaka nka 16, hafi aho 17. Najyaga ngera igihe nkumva nabuza amahoro, ngafata inzira nkagenda nkajya mu masambu y'iwacu yari manini cyane, nayo mu mafamiye n'abiki byose, nta muntu n'umwe uhari. Hako umutima ukambwira ngo genda wiyicarireyo. Nkagenda nkajyayo ntitaye ku mitamutamu yari hari mitamutamu myinshi, nta muntu wahingaga ayo masambu, hari intoki zarariranye, nta nziriyo, ariko umutima ukambwira ngo genda ujye kwiyicarirayo. Naragendaga nkigumirayo, nkanaryama nkanasinzira ntanariye. Icyo gihe nta mahoro yo mu mutima nari mfite. Ariko nyuma uko nagiye nganira n'abantu, abantu bakareba ubwigunge ngira, nkagenda nkicara nkigunga nkarira, abantu bakagenda bamba hafi bakambwira Egidiya ihangane, Egidiya ngwino twigire gusenga, Egidiya ngwino tujye kuririmba. Byagiye bishira, byagiye bigabanuka.
ndagira ngo mbwira abantu kujya muba hafi y'abantu igihe ubona umuvandimwe wawe ari mu bihe bidasanzwe. Ntuzamuha akato, ntuzabone ko yabaye ikigoryi, ntuzabone ko yasaze. Oya, ahubwo mwegera umube hafi. Burya hari ikintu kiba kirimo kubimutera, ariko wamwomora, wamuganiriza, ushobora no kumuririmbira, ushobora no kuvuga inkuru za hehe, ushobora no gutera story. Hari ibintu byinshi cyane ushobora kumubwira bishobora kumumara agahinda. Urumva nanjye ibyo bihe nabibayemo, mba ndimo kubwira abantu ko nanjye nkitangaho urugero. Nabaye muri ibyo bihe bingoye cyane, neza nkajya mvuga ngo birashoboka ko nanjye agahinda kazashira. Ariko uko nakunze kugenda njya mu nzu y'Imana, hari ikiganiro kimwe nigeze gukorana rimwe n'abantu tuvuga ku bikomere byo mu nzu y'Imana. Nabaye mu gikomere cyo mu nzu y'Imana nkibamo, ariko kuko nari mfite agahinda ibyo ntibyandebaga. Naremeraga nkajya njya kurepeta kandi ntajya urumva nabaga mu itorero kandi ntari umukirisitu waryo. Ngewe niyumvaga ko ndi umukristo ariko itorero ryo ritambaramo. Ariko nkajya njya kuririmba kugira ngo numve ko nibura nakivomamo amahoro, numve ko nibura umwanya mfata wo kuba jyenyine warangira. Nageragezaga nanjye ubwanjye kugira ngo nibura njye abandi bari nkagenda nkarepeta bakiga indirimbo ndi kumwe nabo. Ariko nkavuga ngo byanze bikunze nanjye uyu mugisha ngomba kuwukoreraho. Nkemera nkajya mu rusengero nkarepeta, igihe cyo ku cyumweru bandi bajya kuririmba ngiye nkicara hari asindirimbe, ariko nibura nkumva hari ibintu byagiye bihambuka. Abantu bakansura, bakanganiriza, bakambwira Egidia ntukigunge, Egidia ntibikagende gutya na gutya. Ariko ngenda ntangira kumva ngenda mpambuka gake gake, noneho nibindimo nkabasha kubivuga. Igihe ugize umuntu nibura ndimo ndakangurira abantu kugira ngo nibura nimba ubona mugenzi wawe ari mu bihe bidasanzwe, nimba ubona mugenzi wawe ari mu bihe bitamushimishije, ukabona nibura mwavuganaga, ukabona atangiye gufata igihe cyo kwigunga, ukabona atangiye kujya hirya gatoya, ujye umuba hafi. Ujye umuba hafi muvandi, wamwomora, wamutega amatwi. Ahari hari igihe n'umuntu aba afite ibintu byinshi muri we byamubayemo byinshi, noneho bya bintu byamaze kuba byinshi nibyo bibyara agahinda, nibyo bibyara kwigunga. Ariko ibi kuri mu yumaze kubona umuntu hambukira, umuntu ushobora kukumva akwize, umwizeye, uramuhambukira ukamubwira. Iyo urimo kumubwira rero nibura utangira kumva mu mutima wawe hari ibintu bigenda bigabanuka, hari ibintu bigenda bivaho. Ndagira ngo bavandimwe twongere twigarukire ku rukundo. Ni ukuri nimba umuntu ubona gukunda nawe ntukamwigize hirya yawe. Niba mu by'ukuri gukunda bibaho, niba umuntu agusaba ko wamukunda cyangwa ukanabimwereka, emera umukunde, kuko burya hari impamvu yagukunze. Hari impamvu yumva yagukunze, arumva yakubwira ibiri ku mutima we. Ahubwo muha umwanya umutega amatwi, mugirira icyizere, wikumva ko yasaze. N'ubu hari igihe bishoboka, n'ubu ngubu hari igihe njya ngera igihe nkumva nagize nyine, nkumva ngize nanone ngiye kusa naho ngarutse muri bya bihe bya kera byahise, nkumva ngiye kugira ibintu by'agahinda. Nkahita nongera nkavuga nti reka mwami we umbe hafi, ngero nyihera amahoro, nkongera ngaseka, nkongera ngafata Bibiliya yanjye nkisomera, nkongera nkajya mu ndirimbo, ngahamagara inshuti zanjye. Ariko ndagira ngo nkubwire wowe uri mu kigeragezo uyu munsi, ntago umuti ari ukwigunga, ntago umuti ari ukujya mu buriri, ntago umuti ari ukumva wafata umwanzuro utari mwiza. Oya, umuti ni ukuyegera Imana, umuti ni ukubwira Yesu ngo ndahari, umuti ni ukugenda ugapfukama ukayibwira. Ariko nanone ukabwira Yesu ngo ndashaka amahoro yayanduha abantu bawe, ukabwira Yesu ngo ndashaka amahoro yayanduha abantu bawe bagaseka, ndashaka amahoro yayanduha abantu bawe bakishima, ndashaka amahoro yayandi uha abantu bawe umucyo ukongera ukabatahaho. Nshuti yanjye, muvandimwe, wowe warubuze amahoro uyu munsi. Ndabizi hari abantu tumaze iminsi tuganira, hari abantu baguhamagara, hari umuntu ukubwira ati mwene dambuza amahoro neza neza. Ariko nimba uzi ko ufite uruhare mu gutuma mugenzi wawe abura amahoro, Imana ikubabarire. Gerageza wituma mugenzi wawe abura amahoro.
wituma mugenzi wawe arara adasinziriye, wituma mugenzi wawe ananirwa kurya. Ahubwo mubaze, mube hafi, umubaze ngo byagenze gute, kugira ngo nibura bya byishimo yari yabuze muri we, kagahinda yari yagize muri we, bya bintu byari byamubayemo byinshi, umutega amatwi umwumve. Ariko kandi nawe niba wumva wagize ikibazo ukaba udafite umuntu hafi aho ngaho ushobora kubwira, egera Yesu, egera Imana, fata umwanya uririmbe, fata umwanya usome ijambo ry'Imana, kuko amahoro niko umuririmbyi yavuze ngo amahoro meza, ngo amahoro yuzuye, amahoro aseseka, amahoro asendereye atangwa na Data wa twese, amahoro atangwa n'Imana. Ntago amafaranga atanga amahoro nshuti yanjye. Tunga amafaranga ariko ushake n'amahoro atangwa n'Imana. Shaka amafaranga ariko ushake n'Imana. Shaka umugabo ariko ushake n'Imana. Wikumva nimba uri umukobwa ngo wumve ko ushatse umugabo, wumve ko ushatse amahoro. Ntago ariko bimeze. Shaka umugabo ariko ushaka n'Imana. Imana mbere ya byose. Nimba ufite Imana muri wowe, n'amahoro uzayabona nugera mu rugo rwawe. Nimba uri umugabo nawe shaka amahoro yatangwa n'Imana, nurangiza na wa mugore wawe nahagera byose bizaba byiza, kuko amahoro yonyine atangwa n'Imana. Ntago amahoro atangwa n'abana b'abantu, ntago amahoro atangwa n'amafaranga, ntago amahoro atangwa n'ubutunzi, ntago amahoro atangwa n'ubwiza, ntago amahoro atangwa n'igihagararo ufite, ntago amahoro atangwa na buri kintu icyo ari cyo cyose. Amahoro atangwa n'Imana. Ndakwinginga muvandimwe, ndakwinginga wowe wumva gurushye, ndabizi neza ko hari abantu benshi cyane mufite agahinda, hari abantu bari ku musozi, hari abantu bari kumva ko butacya, ariko humura buzacya. Kurira birashoboka ko kurira kwararira umuntu, ariko bwacya impundu zikavuga. Njya mbyibuka igihe kimwe, hari igihe nigeze kwicara munsi y'igiti, nari ndi kumwe n'umudamu umwe w'inshuti yanjye. Nari nicaye hariya ahantu hamwe, hari ahantu twari tuvuye, icyo giti sinjya nkibagirwa, tukicaramo. Ndangije mbwira Imana ngo ariko birashoboka ko nanjye Egidiya wampindurira izina, birashoboka ko nanjye Egidiya nibura nanjye najya nseka, kuko guseka umva hari ibyo bita guseka, ariko n'ibyo bita kurenzaho. Umva nyabo ntago nasekaga, ko ari uguseka bimwe bya kinyarwanda, ako ntago nasekaga mu by'ukuri, numva bikuye ku mutima wanjye, kuko ibyo kunsetsa numvaga ari bike pe, numvaga nta bihari. Nasekaga nyine nkakuraho gake cyane, ariko nkaba ngo birashoboka ko nanjye nari nicaye munsi y'icyo giti, mbwira Imana ngo birashoboka ko wanyibuka. Umudamu tujya tubyibukiranyaho. Nari maze icyo gihe imyaka, nari maze gukubita imyaka 14 hafi ngira ngo 15, mbana n'umugabo ariko nta mwana. Nkasenga nkabona wapi, bakambwira nkabona biratinze. Nicara munsi y'icyo giti ahantu kiri rwose n'ubu njya nkigeraho, nkagitekereza, nkavuga ngo birashoboka ko nanjye Imana yanyibuka, birashoboka ko nanjye Imana yampindurira izina, birashoboka ko amagambo ndi kubwirwa yavaho, birashoboka ko kubwirwa ko naciye imbyaro byarangira, birashoboka ko kwitwa umurozi byavaho, birashoboka ko kwitwa cyasha byavaho. Ariko birashoboka kuko nahungiraga mu nzu y'Imana. Iyo nabonaga ngeze muri ibyo bihe byo gutangira kwigunga no gutangira kwitekerezaho, nahungiraga ku Mana. Narayibwiraga ngo ngera undengere, ongera untabare, kuko ndumva nanamutse, ndumva nongeye nabaye ibikatsi, ndumva nongeye urukundo rwanshizemo, ndumva natangiye gutekereza byinshi, nkongera ngatabaza Imana, nanjye nkongera nkabona imbaraga. Ariko igihe cyarageze, nanjye Imana yakabyariranyubuka. Igihe kiragera, nanjye Imana ishyira, nanjye ndaseka ku maso yanjye. Nawe waseka, nawe waseka mwene data, mu kigeragezo umazemo igihe kinini, nawe Imana yakwibuka. Nubwo warubuza amahoro yo mu mutima, ariko humura, Yesu atanga amahoro. Nanjye uyu munsi nubwo haza ibyago byinshi, nubwo haza intambara nyinshi, ariko nzi neza ko dufite umurengezi wacu, dufite umwami wacu utatubakure, dufite Yesu wacu babugufi bwacu. Ahubwo icyo dusabwa nuko umubwira ngo kanguka, ngo kanguka, dore ibibazo biranyishe, ngo kanguka, dore ibindemereye, ukongera ukamukangura, ukongera ukamubwira ngo ngwino ube hafi yanjye. Nshuti yanjye rero muvandimwe, dusangiye uru rugendo rujya mu ijuru, nagira ngo nkubwire ngo amahoro Yesu aha abantu be, amahoro atangwa n'Imana. Nagira ngo mu byo waba ukora byose, mu byo waba urimo byose, iyo ufite amahoro
uraryama ugasinzira. Iyo ufite amahoro, iyo ugiye mu kazi ubuzi ko biri bwemere. Iyo ufite amahoro ubuzi neza ko Imana irinda abana bawe. Iyo ufite amahoro, umva, iyo ufite amahoro atangwa na Data wa twese, uba wumva ibintu byose ari haleluya. Rero nkwifurije kugira ngo ugire amahoro atangwa n'Imana. We wumvaga ubuza amahoro yo mu mutima, we wumvaga ufite agahinda kenshi, we wumvaga wakiyahura, we wumvaga ibyo bitasubizwa, wowe wumvaga udashobora kurya, ariko humura haracyari ibyiringiro. Humura hari Imana itabara, humura hari Imana itabara abantu bayo, humura hari Imana yiteguye gutabara intore zayo. Humura nawe ibyawe biri hafi aho ngaho, humura biraje. Nanjye Imana yaransekeje rero, imyaka 15 yari yarangiye, ariko Uwiteka nanjye mbona aranyibutse, nanjye aransetsa nk'umwana. Nawe ihangane, nawe ibyawe biri hafi aho ngaho, humura nawe Yesu ari mu nzira ngakugirire neza. Rero muvandimwe, nshuti yanjye, muvandimwe, aho waba uri hose, nkwifurije kugira ngo Yesu wo mu ijuru aguha amahoro, aho abantu be, yayandi atagira akagero, yayandi atarondoreka, yayandi asaze, nawe agarura amahoro mu rugo rwawe. Nawe Data wa twese agarura amahoro mu byawe byari byanze. Data wa twese agarura amahoro iwawe mu rugo byari byananiranye. Uwiteka agarura amahoro mu kazi warurimo, Uwiteka agarura amahoro muri business yawe, Uwiteka agarura amahoro mu wawe mu rugo, Uwiteka yongera agarure amahoro muri byose. Rero nshuti yanjye, muvandimwe, ndakwinginze kugira ngo wongere wizere Imana, wongere uyihanga amaso, maze nurangiza uyibwire ngo nanjye mpa amahoro. Nabimenye neza ko hari amahoro uha abantu bawe. Iyo wahawe amahoro uraryama ugasinzira. Iyo ufite amahoro Data ha abantu be, uraryama ukisigura. Iyo ufite amahoro Uwiteka ha abantu be, uraryama ukavuga ngo icyo nzi cyo, ngo ejo buzacya amahoro. Nshuti yanjye rero, muvandimwe, nicyo ngusabira nanjye nisabira. Reka rero uyu mwanya mwiza, reka tubanze dusenga Imana kugira ngo Imana iduhe imbaraga zo kugira ngo natwe tubashe kuyiba hafi, kandi kugira ngo natwe ayo mahoro aho abantu be natwe atugereho. Reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Imana ikomeye, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, ndakwinginze nyaguhora ku ngoma. Tumaze kumenya neza ko ari wowe utanga amahoro, turamenye neza ko ari wowe uha amahoro abantu bawe. Iyo uhaye umuntu amahoro araryama agasinzira. Iyo uhaye umuntu amahoro aratekereza kumva ko byose bizashoboka. Iyo uhaye umuntu amahoro n'ukuri yumva ibintu byose bimeze neza. Nanjye nongeye gusengera abari babuza amahoro. Hari abari babuza amahoro uyu munsi wa none, baryamaga ntibasinzire. Hari abari babuza amahoro, ibiryo byari byabananiye. Hari abari babuza amahoro, bumvaga batagitaha mu mago yabo. Hari abari babuza amahoro. Uwiteka ndakwinginze ngo wongere guha abantu bawe amahoro, wongere kugarura amahoro mu mitima yabo, wongere kugarura amahoro mu mitima yabo, umve kugubwa neza. Data buje wongere gutanga umudendezo, kuko dusobanukiwe neza ko ari wowe utanga amahoro. Tanga amahoro rero uha abantu bawe, n'ukuri abaguteza amatwi, abazakurikirira ijambo, abazumva aya magambo Mwami wanjye twize azabagirira akamaro. Rero tanga amahoro yawe, abazaryumva n'abatazaryumva n'abazaryumva hirya, ariko abo bose ndabasengeye kugira ngo Data buja wera wongere kugaruka ku bantu bawe. Abantu bawe baha amahoro yuzuye, kandi ubaha amahoro yo mu mutima. Urakoze, urakarama, urakoze kuko uri Imana, urakoze kuko mva gusenga. Byose ni mu izina rya Yesu, amen.